Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyemerere dusangire amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro. Inzoka yari inyaryenge kurenza izindi nyamaswa zose zo mu gasozi Uhoraho yari yarahanze. Ibaza umugore iti, koko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho? Umugore asubiza inzoka ati, imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani dushobora kuziryaho, naho ku mbuto z'igiti kiri hagati y'ubusitani Imana yaravuze iti, ntimuzakiryeho, ntimuzagikoreho, ejo mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, ahubwo Imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahumuka, maze mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umugore arareba asanga cya giti kiryoshye, kinogeye amaso kandi cyanashobora gutanga ubwenge. Asoroma imbuto zacyo aryaho, ahaho n'umugabo we bari kumwe, nawe ararya. Nuko amaso yabo bombi arahumuka, bamenya ko bambaye ubusa. Nuko badodekanya amababi y'umutini maze barayacocera, ngo bumve Uhoraho Imana wagendagendaga mu busitani mu mafu y'igicamunsi, umugabo n'umugore we Uhoraho Imana mu biti by'ubusitani. Iyo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Hahirwa umuntu wababariwe igicumuro cye. Hahirwa umuntu wababariwe igicumuro cye, icyaha yakoze kikarenzwa amaso. Hahirwa umuntu Uhoraho adahamya icyaha yakoze, n'umutima we ntugire uburiganya. Naravuze nti, ngiye kubwira Uhoraho ibicumuro byanjye, maze nawe unture umutwaro w'ibyaha byanjye. Niko ugenzereza umuyoboke wese ukwiyambaje, igihe cyose aja kugana. Naho amazi y'umwuzure yasendera, ntabwo ateze kumugeraho. Ni wowe bwugamo bwanjye, ukandinda amakuba, ugatuma mpanika indirimbo z'abarokowe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu ava mu gihugu cya Tiri, yambukiranya igihugu cya Sidoni, agaruka ku nyanja ya Galileya yerekeje kuri Dekapoli. Nuko bamuzanira igipfamatwi kidedemanga, baramwinginga ngo amuramburireho ibiganza. Amuvana muri rubanda, amujyana ahitaruye, ashyira intoki ze mu matwi ye, nuko acira amacandwe ayamukoza ku rurimi. Hanyuma yubura amaso ayerekeje ku ijuru, asuhuza umutima ati, efata, bivuga ngo zibuka. Ako kanya amatwi arazibuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga neza. Maze Yezu abihanangiriza kutagira uwo babibwira. Uko abihanangiriza, akaba ariko barushaho kubyamamaza. Bagatangara cyane bavuga bati, byose yabikoze neza, atuma ibipfamatwi byumva n'ibiragi bivuga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi aragaruka ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni icyaha cya Adamu na Eva. Icya kabiri ni uko Yezu yumva amutakambira kandi bamwinginga. Icya gatatu, Yezu ibyo akoze byose abikora neza. Isomo rya mbere tugaragariza icyaha cya Adamu na Eva gishingiye ku kurarikira kureshya n'Imana, ndetse n'igishuko cyo kumenya ubwabo icyiza cyangwa ikibi, batabikesha Imana. Bashyize ku ruhande amabwiriza y'Imana, maze bemera gushukwa n'inzoka ibabeshya ko bazareshya n'Imana. Igitangaje ni uko inzoka itari izi n'icyo babujijwe, kuko yatangiye ibwira umugore ati, ibiti byose murabibujijwe.
Icyaha kiduha umunezero w'igihe gito ufutamye wamanjwe kandi udaturuka ku Mana. Uwo munezero urayoyoka. Niyo mpamvu iyo tumaze kugikora kidutera isoni n'ipfunwe kandi umutimanama wacu ukadushinja. Kumenya ko bambaye ubusa ni ikimenyetso ko icyaha kidutera icyasha kandi kikabiba agatotsi mu mibanire yacu n'Imana, kugeza n'aho tuyishisha, tukayihisha, tukayihunga. Ariko iyo tuyigarukiye nta buriganya, tukayigana kandi tukayibwira ibicumuro byacu, tuyiyambaza ngo idutabare, iratubabarira, ikarenza amaso ibyaha byacu, ntibiduhamye kandi ikabyibagirwa burundu. Ese twe igihe tuguye mu bicumuro dufata uwuhe mwanzuro? Dufata umwanzuro wo kubivamo tubyishinja kandi tubyicuza ku Mana, cyangwa dufata umwanzuro wo kuyihunga no kubigumamo? Mu Ivanjiri Yezu ntatererana abamugana kandi bizera ko yabakorera ibijyanye n'ibyifuzo byabo. Umukiro Imana itanga ugaragarira mu bitangaza byo gukiza uburwayi bw'umubiri ndetse n'ubwa roho. Yezu agaragaza ko ari we mukiza watumwe n'Imana mu gukiza ibipfamatwi n'ibiragi ndetse no guhumura impumyi, agakiza n'indwara z'amoko yose. Nk'uko Yezu yavanye iki gipfamatwi muri rubanda, natwe ntaduhera umukiro we mu kivunge, adukiriza mu mitima yacu. Kandi kuba iki gipfamatwi cyaremeye ko Yezu akoze amacandwe ye ku rurimi rwacyo ni ikimenyetso cy'ubwicishe bugufi no kwemerera Yezu akamukoresha icyo ashaka, yizeye ko amukiza. Bigaragaza ko Yezu akiza uko ashaka n'igihe ashakiye. Aho abantu bamwingingaga ngo akore kuri iki gipfamatwi, we yagihaye umwanya, agishyira ahiherereye maze aragikiza. Ubwo ari twe tugomba kubwira Yezu uko agomba kudukiza n'uko agomba kudukiriza abantu. Inzira zose n'uburyo bwose Yezu yabyifashisha kugira ngo adukize, aduhe ibyo umutima wacu wifuza. Kuba Yezu yararebye hejuru bivuga ko ububasha bwe bwo gukiza abantu no gukora ibitangaza abukomora ku Mana Se. Bivuga ko ibyo yabikoze kandi mu gihe cyo gutubura imigati no mu gihe cyo kuzura Lazaro. Yezu ibyo akora byose abikora neza, kuko abikora ku bushake bw'Imana Se kandi abifashijwemo na Roho Mutagatifu. Natwe twizera imbaraga ze zikiza. Ni kangahe tumwegera ngo tumutakambire tumwizeye, kugira ngo ku bushake bwe no ku gihe cye ibyo adukorera byose abikore neza. Dusabe Nyagasani ubutwari bwo kumubwira ibicumuro byacu, maze nawe aduture imitwaro y'ibyaha byacu kandi aduhanagureho isoni n'ikimwaro duterwa n'ibishuko bya sekibi tugwamo kandi bikadutandukanya nawe. Bakristo bavandimwe, tugane Yezu tumwiyambaze kugira ngo adukize kandi akize n'inshuti n'abavandimwe bacu, maze ikuzo riharirwe iteka Nyagasani. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.